tegura urugendo rwa Amerika mama. Ariko ibyo yatwemereye biri hano mwiza. Aba bantu ko batanyumvise ndabagira nte. Arambwira ati wari uzi n'ikindi ati umushumba yateguye ko murarara muri hoteli. No Bwambere nari ndaye muri hoteli. Uravano saa moya kuri podium. Ugiye kutubwira Imana niyo bahumeka gusa ufite amashimwe. Nge nabonye imodoka mara umwaka nshima gusa. Uwamaze ni nk'icyumweru cyane bibiri. Narebye statize zose na amashimwe. Zose. Kandi umubyeyi Imana yakoresheje nawe yuba. Tumusabe umugisha na bwawe ufite Imana. Ariko mana uzi ko Nyirapasika yarize. Amen. Yego nshime n'abantu banyandikiye bati dore bisho ya modoka wavuze. Uriya n'abandi barayivuze ariko iyo uyivuze vuga ikiza vuba buryo uba wemewe. Vuga ngo vuga n'ibindi bisho. Ngewe kandi ngiye kubivuga. Bivuge mama mushumba. Tegura urugendo rwa Amerika mama. Imana iguhaye na protocol izaguherekeza. Kandi Imana iguteretse mu kindi kirere cy'amavuta. Utangira usengera abarwayi amavuta ya healing. Imana iramwe ngo ni acira ya healing. Akira amavuta yo gukiza. Yakire ingoma zizabyara. Professor. Bishop mama. Tugushimiye ku mukozi wawe ukunda cyane ndetse n'umwana mu rugo rwa data. Waramwubahishije muri kino gihugu mwami. Wamenyekanishije. Dukeneye ubuhamya bitandukanye ariko mukoreshe natwe turi hano. Amavuta yo gukiza, amavuta yo guhanura bigasohora vuba, amavuta y'ijambo, amavuta mukozi kara ku munwa none iteka ryose. Amen. Mukomere Imana yacu amashi. Muyivugirize impundu niba ntacyo bibatwaye. Ndanezerewe nshimye Imana data wa twese. Ndashimira umushumba. Ndashimira mwebwe mwese mwemeye kuza gusangira n'Imana. Imana ibaha umugisha. Ndavuze ngo Imana ibaha umugisha. Ndongeye kandi ndavuze ngo Imana ibaha umugisha. Muri beza murasa n'Imana. Ndashima Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ndashimira Imana isohoza amasezerano. Ndashimira Imana itanga agaciro ibyo kutwambura agaciro bigihari.
ndashimira imana iduhera icubahiro aho satani yarazi ko tuzamwara, akaba ari imana idukuriraho igisuzuguriro. ndashimira imana imenya aho wasebeye, akaba ariho igusebezurira. pande zose urahari Mana, pande zose urahari Mana we. curanga neza ujya impande zose urahari Mana, pande zose urahari Mana. ubana n'abafite amaso, ukabana n'abapagayi, abatananiwe aribo bakomera Imana amashyi. Ujya ubana n'abafite amamodoka, ukabana n'abantu basabari inshuti. Amashyi ni kumva. Burya ubana n'abafite etaje, ukabana n'abantu baba muri geto. Amashyi ni kumva. Haleluya. Mwiyicarire. ndashimira Imana, naje hano tuhagirira ibihe byiza. umushumba aramanurira, arambwira ngo abonye ngarutse twaye imodoka kandi yanjye. ndakase ubu bizaca he, bizanyura he? ayiwe, none ubu mfite imodoka. iparitse aha hirya, iparitse hariya, iraparitse. iraparitse, bayigize hino tuyirebe, yavugiye bayigize hino. Amen. iraparitse, iraparitse. ndashimira Imana, mureke mbabwire, muzakunda Imana, mujye mukunda n'abakozi bayo. ibyo Imana yakubwiye burya bibitse mu bantu. Imana iri mu ijuru, ariko ibyo yatwemereye biri hano mu isi. aba bantu ko batanyumvise ndabagira nte? ibyo Imana yakubwiye mu ijuru nta mamodoka ariyo, mu ijuru nta mafaranga ariyo, ahubwo Imana yarayazanye iyashyira hano dutuye. hari abantu rero yagize nk'umuyoboro. haleluya. ndashimira Imana igifite abantu. ndashimira Imana. ejo bundi umushumba yampaye imodoka witwa Aposo Minyoni, ankorera ikintu gikomeye. we yarambwiye ngo tujye mu giterane Musanze, uzaje wubaha abashumba. arambwira ngo gahunda zose ufite wanyemerera ukazisubika, ariko unyinginga. ubwo iyo mvuga ngo sindajyayo, reka mbabwire, iyo uteranye kenshi utera imbere. aba bantu ko batanyumvise ndabagira nte? ndashimira Imana disi nguriya Rugaba na mama Sava. nanjye ndi umusitari mugenzi wanyu. turashimira Yesu watugize abangaba turibo. ntabwo biba byoroshe.
uretse Yesu ubona ko bidukwiriye akabiduha. Amen. Noneho nejejwe nuko turi mu nzu y'Imana. Amen. Amen. Arambwira ati wanyemera, ariko umpendahenda. Arambwira ati wanyemerera kuwa gatandatu ku itariki 16 tukazajyana i Musanze ko ari wowe nshaka kubwiriza. Ndamubwira ni nta kibazo. Ati si ubu wampenda umugabo wawe nawe akazaza akaba ari utwakira k'abantu mwatuye Musanze akadushakira hoteli nziza, naho kumbi ni twebwe ari kubishakira. Uzaje wubaha abantu Imana yahamagaye, yateruye ibintu byayo ibibika muri bo, burya nibo muyoboro Imana izakoresha ikaguha bya bindi yakubwiye. Nageze i Musanze nzi ngo ninjye urabwiriza, bandaza muri hoteli nziza, ariko Mana nzagukorera. Muri hoteli kakanda hakaza amazi ashushe, hakaza amazi akonje, maze umutware wanjye akabirinuka ati sheri narambagije neza sasa. Ati vraiment umugore utumye ndara muri hoteli, vraiment ndaye muri hoteli ntajanye n'indaya, ntajanye na derira, ahubwo najanye n'umugore w'isezerano. Maze nanje ngatereka amaso nk'umukobwa uri kurambagizwa ndiyo. Ukubera iki? Oh, nukubera iki? Yari yarabitubwiye, turi gusenga yari yarabitubwiye. Morekeraho. Mwebwe muri kubona ntafite amavuta ari hejuru. Ubu noneho ndari ifuti naje n'imodoka. Umuntu wese urataha Nyabugogo andebe muheri ifuti. Mwami wanjye Yesu uri ngabingingira, ngo simbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Ngo simbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Umva, Satani kuko ari umwanzi, aneza ibibazo byinshi, ubupfubyi no kwigunga, ubukene ndetse n'indwara, gupfusha no kwiganyira, abanzi bahagurutse kurwanya. Ariko ijambo ryawe rikomeza umutima, Mwami wanjye Yesu uri ngari. Mureke mpanure, ni ukuri kw'Imana ngiye mbonye mama Sava yuriye indege agiye hanze. Kampanura ibindi, Imana irambwiye ngo ahantu yasebeye niho imusebe zuriye. Mbonye umuntu ari kuza aravuga ngo ntitaye kuyo bakuvuga, ntitaye ku mahwa yakujombye, ntitaye kuwaguhemukiye, ntitaye kuwavuze ngo ntacyo uzimarira. Yekona mbona marayika ateze umugongo usimbukiramo, arakubwira ngo burya wararize mbireba, ko ari ukugira ngo ngukuremo umuntu uzabamo umuntu ukomeye. Mbonye Imana ikubatse irakubakira,
mbonye Imana ikuzamuye, mbonye Imana igukuyeho amabyi, mbonye Imana ikurengeye. Numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo uwabitsemo umukozi wanjye wa none n'uw'ejo hazaza. Mureke mbabwire, iby'Imana yavuze byose bizasohora. Buri wese nasubiza amaso inyuma, dore imodoka ya Nyirapasika. Nyandwi nayikamere, yewe Nyandwi naguhamagaye wanze kunyumva. Nyandwi cyangwa Julius, mugende muyerekane Imana iba yakoze. Yewe Roko ya baba shandara baba. manura kamera imwe. Mana wangiriye neza, Mana nanjye ndagushima. Sawa ntabwo wandemanya amahembe cyangwa ngo undemane umurizo. Ndemye mu ishusho yawe Mana, reka ngucinyire akadiho. Umva, twageze mu gakiza kawe, wasanze ari ico kigo nderabuzima. Abari bishwe na bwaki ibyaha warabasize ubaha icubahiro cyawe. Murekeraho iby'Imana yavuganye nawe bizasohora. Ku mugaragaro izuba riva i Musanze, abantu bateranye, Imana ikoresha umubyeyi ampereza kontake. Narize amarira y'ibyishimo, nibuka ko namaze igihe ndira amarira y'umubabaro. Uyu munsi mfite ibyishimo. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Nawe toident ufite iby'Imana yavuganye nawe, reka nguhanurire, ibyo itari yaguha irabigutwaje. Aba bantu ko batanyumvise ndabagira nte? Iby'Imana itari yaguha irabigutwaje. Nawe rero inkweto wambaye ukiri mutoya nizo uri kwambara uyu munsi, iyo abaye Imana yaraziguhereye rimwe wari kubona aho uzibika. Abantu ko batanyumvise, reba imiceri umaze igihe urya. Iyo Imana iguhera uwo muceri rimwe wari kubona aho uwubika. Imyenda wambaye cya gihe uri mu cyaro, uri muri pirimeri ukajya muri segonderi, wagize ngo iyo uyihabwa yose niyo uzambara utari wambara wabona aho uyibika. Reka nkubwire, ibyo itari yaguha irabigutwaje. Ndabakunda mwese, ndabakunda, kandi gukunda abantu b'Imana ni itegeko. Ugomba gukunda uwo muntu muri kumwe. Imana ishobora kuba yaramubitsemo bya bindi yakubwiye. Ujye wubaha umuntu uwo ari we wese uhuye nawe, kubera ko Imana iguhuza n'umuntu hari impamvu. Muranyumvise? Ngewe Apostle Mignone antumira Bwambere, nari mu ideni rya banke, iwanje barazanye impapuro za cyamunara.
abantu birirwa bavuga abantu b'Imana nabi, ni akazi kabo. Nari mu ideni cyamunara, baramanitse impapuro, ndi gusenga ndi ku musozi, umuhanuzi arahansanga w'umumama arambwira ngo mada, ideni riguhangayikishije, humura Imana iraryishuye. Arambwira ngo nushake witahire, kuko mbonye ugiye kwitaba telefone, iyo telefone ni umushumba w'umugore uzaba guhamagaye mu mujyi wa Kigali. Ukimara kwitaba iyo telefone, ideni rizaba rirangiye. Hamaze iminsi 3 gusa, Imana ifite abakozi bayo. Imana iracyafite abakozi, ndacyabihamya, Imana iracyafite abakozi. Nyuma y'iminsi 3 gusa, bona telefone iramamagaye, arambwira ngo nitwa Minyoni. Pita nibuka ko mubona ku mashusho media. Arambwira ati wanyemerera ukaza kubwiriza kwa gatanu? Ndambwira ni nta kibazo. Yewe mureke mbabwire. Ari kwa gatanu nageze Kimihurura, ndabwiriza. N'ijambo nabwirije uwo munsi ndacyaryibuka. Nabwirije ijambo rivuga ngo iseta wari kugwaho niho Yesu yahagaze arakurokora. Ndabwiriza abantu barafashwa. Yesu we, dushoje aja kutwakira muri biro. Arangije turi kunywa icyayi, arambwira ngo wanyemerera nejo ukarara no ku cyumweru ukazatubwiriza. Ndamubwira n'ubuse ntekeretse mpamagaye umutware, kandi dore nazanye imyambaro y'uyu munsi gusa. Arambwira ati yo, ikibazo ufite ni imyambaro? Ntabwo Imana yakubwiye ko izakwambika? Ni Imana yarabimbwiye. Mba nteretse amaso nk'umukobwa ubonye sheri. Yarabimbwiye. Ahita ahamagara protocol ati uyu mumama muje muri shiki. Ntabwo nari mpazi. Umwenda wose akoraho uwumugurire. Ariko mwebwe bya bindi Imana yakubwiye ibihishe mu bantu bayo yahamagaye. Bahise banjana muri shike, ngakora kumwena nti n'uyu nari ngukeneye. Tinaka kaba keza. Yewe turangije kugura. Arambwira ati wari uzi n'ikindi? Ati umushumba yateguye ko murarara muri hoteli. No Bwambere nari ndaye muri hoteli. Ariko wowe wende ushobora kubuziraramo, ariko ngewe bwari Ubwambere. Ndashimira Imana idutabara ititaye aho tuvuka. Ni Imana idakubaza imyaka, ni Imana idakubaza uko wavutse. Nushaka kuba waravukiye mu kiraro, nushaka kuba waravukiye mu rusasa. Ni Imana ititaho tuvuka, iha agaciro icyo tuzabaco. Muvuge ngo amen. Ndara muri hoteli iryo joro ryabaye rito. Naraye ndi kuzenguruka ngakanda utuntu, rimwe nkibuka nahamagaye kuri reception bati muraduhamagaye. Tibabahamagara gute? Ati ntabwo ari wowe telefone. Hanyuma hejo turi kuganira, arambwira ati mbonye yerekwa. Ndubonye yerekwa rimeze gute? Ati ko mbonye banke. Ndi yego. Ati izi mpapuro ndi kubona imbere yawe zakubujije amahoro, mutagisinzira, bimeze gute? Ati niza cyamunara. Arunama arambwira ngo ideni uri kuryibuka, wakwibagirwa ideni?
nanjye mba ndigirije nti arambwira ngo ayo yose uvuze hatabuzemo na rimwe, wanyemerera ukampa nimero za konti? ako kanya kanda akanyenyeri na ati Imana irambwiye ngo umutwaro wari wikoreye irawugutuye. Ni Imana yari ivuye mu ijuru yakoreye mu mukozi wayo. Imana iramenya ko abantu bagiye kubatereza cyamunara. Imana imenya ko waje kuyivuga ufite umusonga. Imana imenya ko abana banjye batazaba inzererezi, ikambagararira ku rugo, kanyishurira ideni. Arangije ati wanyemerera ukampa nimero z'umutware. Mutware wemeye kukurekura iminsi 3, dukwiye kumugurira fanta. Aba yohereje kuri nimero umutware abaramamagaye ati ko banzi wacu tuhagurishije ndibiki, ati ko kuri telefone haje hari abakiriye wavuganye nabo ndibiki, ati ko mbonye amafaranga kuri telefone. Icyo ni igisubizo cyo kuba wararongoye umuhanuzi kazi. Izo zari ingingo z'ingenzi. Ku cyumweru ndabwirije, kimara kubwiriza arahaguruka aravuga ngo umwuka w'Imana antegetse kuzatembereza Nyirapasika kamujyana Dubai. Nari nararose nicaye mu ndege ndi muto, birota mfite imyaka 12, ngiye kubaza pasiteri wari unyoboye, arambwira ngo warose uri mu ndege niye? Ati n'umukandara wawe wambaye? Ndi nambaye. Ati yo ubwo ugiye gupfa. Nongera kurota nicaye mu ndege maze kubyara umwana wanjye wa kabiri witwa Baraka. Hanyuma Yesu we ndagenda mbaza amabukwe, nagiraga amabukwe muhanuzikazi. Ndabwira nti nongeye kurota inzozi. Ati warose ngo ikindi? Narose ndi mu ndege. Ati n'umukandara? Ndiye. Abage mu mukati vure madonko ndibaza sasu wa santi. Amina teremeni amina. Ati Imana irambwiye ngo ugiye kurira indege, uzaje uragenda mu ndege kuko umuntu agenda mu modoka. Umugabo wanjye twari turi kumwe, mama we aramwitegereza aramubwira ati kandi ntuzarakare. Umugabo wanjye afashwa muri siransi ati sinzarakara rwose. Amen. Twageze Dubai, n'ubwa mbere nari ndemye isoko. Haravuga ati abakozi b'Imana mubashakira amadolari baje gushopinga. Turagiye tugurira abagabo bacu amapataro, tuguriye abana bacu. Nururutse indege ngeze hari Kanombe, umutwara baramamaga ati sheri, nanjye ntishu. Ati muraza muri bangahe? Ngaho da. Murahagera sangahe? Turimo bangahe? Iyo kwibutse baguhamagara mu bwinshi. Oya muje mureka tuvuge Imana. Ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Iyo ndi iwacu ku itorero abantu buzura umwuka wera ntarabwiriza. Muje mureba kuri YouTube nge ndi umukristo mu itorero udatenze. Iyo ngiye guteranira iwacu gusa kumbona bahita babona Imana ikora ibitangaza. Kuko banzi naburaye, bazi nambaye ubusa, bazi ntazi gutebeza. Musiri muratebeza nijoro? Simwebwe banzi ndi nyagupfa, bazi Imana iri kungirira neza.
iyo mbibwiye abatanzi babona ari nk'ikinyamakuru, ariko mureke mbabwire Imana yacu irakora. Imbaraga zayo zirenze uko tuzivuga. Ni Imana ikura umuntu mu busa ikamuhindura umuntu. Ni Imana inyuranya amaboko aho wamwariye ikahakumwarurira. Jewe umuntu yaramanuriraga akambwira ngo Imana iguhaye inzu, nkavuga ariko yabuze ibyo avuga, yampanurira ko ndiye ko bihagije. Nari nariyanze, ariko ndashima Imana izura umuntu. Wowe uri mu iteraniro nyemerera unyumve. Ibyo abantu bavuze bita agaciro, ariko ibyo Imana yavuze birasohora. Inzira bizacamo ntizikureba, icyo usabwa ni ugukiranuka. Mwakomera Imana amashi? Mwakomera Imana amashi? Izo zari ingingo z'ingenzi. Amakuru arambuye ni 6:45. Mami haleluya. Ntabwo uzicwa na diabete cyangwa umuvuduko cyangwa ibihaha. Izi ndwara zose zidakira, mbonye marayika gukingiye. Mbonye marayika gukingiye, arambwira ngo humura, Imana ikubereye urukingo. Umuririmbyi haleluya, haleluya. Mbonye umuntu yarafashe imisumari ayitega imbere yawe, arangije ashiraho agataka kugira ngo yikandagiremo. Urahageze, uje ukunda umushumba wawe, nuko asohotse. Urahageze mbona mushumba aragusinyaye, arakubwira ngo wirangara kuko watezwa amahwa. Uramubwira ngo uyabonye ute ko ngewe ntayabonye? Aravuga ngo nshinzwe kukubera amaso. Yahise aza arihuta amahwa iyo misumari ayikuye imbere yawe, arakubwira ngo ngaho genda, kandi menya ko aho wari kugwa utakihaguye. Ufite imitego watezwe n'abantu utazi, ariko Imana irambwiye ngo ntabwo uzayigwamo. Uwo mwicaranye mukore mu kiganza, uyu Trelas Kotrevenit Elisoide Manse, narebe hano muhanurire. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ibiganza byawe uhereye umunsi, icyo uzongera gukoraho cyose kizagira umumaro. Hari urara majoro, ariko ugasanga aho gutera imbere uri gusubira inyuma. Ariko umva uko Imana imbwiye, irambwiye ngo imbere yawe hari zahabu. Imana iguhaye umugisha. Uyu mugisha urambukiranije, wambutse imipaka, wambutse imipaka, kandi wambutse imipaka, kandi wambutse imipaka. Uzagira umugisha wo gucuruza amamodoka. Ntabwo uzatunga imodoka, ahubwo uzazicuruza. Niko Imana imbwiye. Imana irambwiye ngo niyo yakurinze kugwa muri gereza, niyo yakurinze kwicwa n'impanuka, niyo yakurinze abagome bigeze bagutega kugira ngo bagushimute. Imana iguhagararaho. Umva uko Imana ivuganye nanjye. Irambwiye ngo umugisha wawe iwushize mu bihugu bitandukanye, ariko nubwo bimeze guco, naha muri Afurika hagira ibikorwa. Amen. Hallelujah. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya. Ariko icyansino iby'Imana ishaka ari byo biriye gukora. ariko icyansino iby'Imana ishaka. hereye
umunezero aho umwanzi yari yaranzuye kuzahora ubabaye. Icya kabiri, iguhaye umugisha mu rubyaro. Icya gatatu, mbonye hari impapuro zari zarateshejwe agaciro. Mbonye umuntu yarazifashe arazubika anarabisuzugura aravuga ngo ibi byararangiye. Ariko mbonye marayika aje ahera kuri dosiye ya mbere aguhereza, afatiye kabiri, ngiye kubona mbona ari gusinya, arambwira ngo ibyambuwe agaciro uri mu iri teraniro bihawe agaciro. Umugisha utanga mwami wanjye ntiwongera umubabaro, abakumenye bafite amahirwe no ku munsi mubi bazakomera, namye mu mahoro Yoroshima bazi urukundo rwe nirwo rungose, ukuboko kw'ibumoso kurasaguye, ukw'iburyo kuramfashe, mbese nabasha kumwera. Amagufa yawe Imana yarinze gucika, umutwe wawe Imana iwukijije batakubaze. Imana iguhaye imbaraga zigushoboza kuba mu murimo w'Imana cyangwa se mu nzu y'Imana utanyeganyezwa n'imizi. Imana iguha umugisha. Muracyari hano? Bambwiye ngo ni saa moya. Nta muntu urambiwe ngo tumusengere yitahire? Ariko aho gutinda mu bitaro nabonye abakozi b'Imana hariya we. Imana ibaha umugisha. Nabonye ba mama Elisi ni inshuti zanjye. Imana ibaha umugisha, ndagukunda. Imana iguha umugisha. Yesu we, nabonye abantu benshi bamamagaye ngo bazaza kunshigikira hano. Imana ibaha umugisha. Nabonye mushuti wanje Anita Pendo, mushuti wanjye ni wanjye Musanze arahazi. Arahazi. Imana iguha umugisha. Hanyuma hari amahirwe ubonye kandi byo kuyakwambura byari birekereje, ariko aya mahirwe araje, kandi amahirwe ashorewe n'ikintu kiremereye. Bihanuriye ku ruhimbi. Imana iravuze ngo aya mahirwe ibyo kuyica byari birekereje, ariko kuko ari Imana ibivuze iguhaye amahirwe ashorewe n'ikintu kiremereye. Umutunga ibiganza muvuge ngo felicitation. Bivuze neza ra? Bivuze neza? Vraiment. Vraiment. Si l'on presse de l'hilas ou les contre des menaces. Imombona marayika hano mwiri teraniro. Professor Arambwiye ngo mbwirira abo muri kumwe bose ngo ubutabazi bwanjye buje bwihuse, kandi buri wese ahuye n'icyo akeneye. Icyo akora ntanzi byagirira abantu umumaro. Hallelujah. Yes. Imana ubwayo igiye kuzajya yiyereka buri wese bitagombeye abahanuzi. Bitagombeye abahanuzi. Abantu turi kumwe barota inzozi mbi, Imana irambwiye ngo kubera iri teraniro tibisongera kubaho. Abantu turi kumwe babonaga ingo zabo zigiye gusenyuka, Imana yubatse ingo zitari zikome kugira ngo zikomere. Ingo zirubakitse mu izina. Yes. Umva ko Imana imbwiye.
irambwiye ngo kubera ko mwaje aho ikorera. Muranyumvise? Buri wese Imana imusuye mu buryo bw'ibanga. Turi kumwe n'abantu bakomeretse kandi bakomerekera mu nzu y'Imana. Imana nayo ibomoreye mu nzu yayo. Turi kumwe n'abantu banzwe, turi kumwe n'abantu batawe, turi kumwe n'abantu baretswe, ariko Imana irambye mbonye buri wese ahabwa indorerwamo. Mbonye buri wese ahabwa indorerwamo. Numva ijwi irambye ngo bambwire ngo buri wese niyiyatureho ibyo ashaka. Nta muntu wiyanga. Uko utiyanga abakwanga bari kuruhira ubusa. Uri mwiza, urasa n'Imana. Irebe mu ndorerwamo, uri mwiza, urasa n'Imana. Imana rero iguhuje n'ibyawe. Yesu ashimwe. Mbonye Imana yishura amadeni. Mbonye Imana yishura amadeni. Yewe ufite icyifuzo abana bawe bahora batsindwa kandi utabuze minirivare wabigishije mu mashuri meza, wabatangiye amafaranga ya coaching, nta kutagize, ariko Satani akakubabariza ku bana. Ariko Imana irambwiye ngo umuntu wese wabyaye, turi kumwe mu iteraniro, ufite abana biga azamura ikiganza. Ufite abana biga, igashake kabe kari muri materineri, zamura ikiganza. Nushaka uba ufite n'umwuzukuru wiga, Imana irambwiye ngo kubera ko iri mwaya materaniro itanze ubwenge ku bana bacu. Nukuri ndimo mbona diabete zikira mpagaze hano. Ndi imbere y'Imana yampamagaye. Ndi kubona marayika ari kuvura abantu. Prophesy. Hallelujah. Ndi kubona marayika avura abantu. Ndimo mbona hano havutse korali ikomeye cyane. Ndimo mbona abantu babaye benshi, haba hatoya. Mbona turimutse, mbona twubatse urundi rusengero. Imana ibanje kubaka buri wese, hanyuma ngo natwe twubake inzu y'Imana. Ndimo mbona ubukwe mu rubyiruko. Ndimo mbona ubukwe urubyiruko. Haleluya. Ndimo mbona ubukwe. Hayi à la patronance que traîne dans pi etraisine. Ndimo mbona gusubizwa amasezerano amazi iminsi. Manira yasubije. Lopiska shate clave somna dent. Imana irambwiye ngo umuntu wese wayizeye imuhuje n'icyo akeneye. Ndimo mbona ukwezi kwa karindwi kutubereye ukwezi kwiza. Ndimo mbona izuba ryo gukiranuka riturasiye. Ndimo mbona abantu bahura n'ibisubizo ukwezi kwa karindwi. Imana iguhagazeho cyane. Abantu mwese mwabaye maso muhuye n'ibisubizo. Wowe urarurira, Imana iguhojeje amarira. Wowe watse viza ukayibura, Imana irayitanze. Wowe watse viza ukayibura, wowe wabuze uko usura umwana yiga hanze, ariko inzira zarifunze wabuze uko umugeraho. Mbonye Imana iciye inzira. Mbonye abantu bakiriwe inzira. Mbonye abantu bari guhura n'ibisubizo. La noteli ozwe binance. Nejejwe nuko aba bantu turi kumwe mu iteraniro Imana ibahaye gukirizwaho ibyaha biri. Mbonye dutanga inama tubwira abantu ngo bareke gusambana, bareke kunywa inzoga. Buri wese mbonye marayika muha urufunguzo. Numva ijwi irambwiye ngo twebwe tugiye kuzajya dufungura. Twinjire isi dushaka itubure. Imana iraduhishe, isi ntizatugenza uko ishaka.
ntabwo isi izakugenza uko ishaka. Imana ihisha abantu bayo. Muririmbyi yaririmbye ngo no mu bikomeye biriho ubu, ibikomeye biriho ntacyo bizagutwara. Amen, 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 amen. Ndimo mbona umugezi hano. Uyu mugezi ndi kuwubona, mbonye abantu bari kuvoma amazi, ariko muri abanyabwenge. Mbonye muvomye mukanywa, ariko mukagira ayandi mubika. Buri wese aranyweye, ariko nkabona kandi ni mwese. Iri teraniro ntabwo risanzwe. Abantu batwitege. Wowe wagize umugisha ukaboneka muri iri teraniro, abaturanyi bawe bakwitege, abo mu muryango bakwitege, buriya muturanyi wawe akwitege. Imana iravuze ngo duhinduriwe amateka. Mbonye abantu bari kwimuka aho batuye, mbonye abantu bari gusohoka mu mazu mabi, mbonye abantu bari gusohoka bakinjira mu mazu meza. Mureke mpanure abantu bari mu iri teraniro bafite icyifuzo cy'uko bashaka kujya kwiga hanze. Utitaye aho uri, haguruka maze abakameramani bambabarira aka kantu ntibagafate. Uraho neza. Imana yagukuye aho abantu batari kugukura, ikakugeza aho ugeze uyu munsi. Irambwiye ngo wari uhagurukiwe n'amaboko akurusha gukomera, akagusubiza aho wahoze. Ariko umva, Imana irambwiye ngo kubera kuri mu nzu y'Imana, wabibye mu butaka bwera. Muri kumva aka kajambo, wabibye mu butaka. Hari abantu babiba ku gasi, ku gasi, umuntu agafata amafaranga akajyana mu bapfumu. Wowe wabibye mu butaka bwera. Mbonye uri guhinduranya etaje, ukaja mu yindi, ukaja mu yindi, ukaja mu yindi. Imana irambwira ngo mumbwirire ngo iletraze imbere ye hari amazu ya aparitema. Bivuze neza ra? Aparitema. Mbivuze neza? Okay. Tiskalo hopelessness iguhaye umugisha mu butaka. Ugiye kuzajya wimura abantu, wubake amazu menshi. Abavuye hanze baze bati turajya kwa wa mubyeyi, niwe udateza akavuyo, amazu ye aba ameze neza, yubatse ahantu heza. Uzi ko na Dudu yaje we? Yesu we. Trinonge auprès d'une seule et raude travailler. Umuntu wese wizereye umuntu utabyara n'umuntu utabyara uri mu iri teraniro, Imana yavuze ngo mwakire gusubizwa. Katwisomera ijambo ry'Imana. Nukuri Imana igira neza, yemwe bantu b'Imana, Imana igira neza. Nubwo tubivuga ugasanga abantu babifasha uko bitari, ariko Imana igira neza. Njyewe Imana yarambwiye ngo nimuke nzi Kigali, ndavuga sinzabaho bizage, ariko Imana ifite ubundi buryo. Kigera muri Kigali, Imana impa gakondo. Uyu munsi ubu mwabara abakameramani harimo n'uwanjye, kandi kamera ni yanjye, mwitonde, ntabwo nkodesha. Ubu ndi mu mavuta masha na kamera nsha yavuye hanze. Kandi ubwo n'umuntu wa hano i Kigali wambwiye ati ibyo guhora uranyura ku macano y'abandi, umwuka ntegetse kugurira kamera. Ubu nazanye n'umukameramani. Kamerama, ni nawe mushoferi untwaye.
Wow. arega sinoroshe ariko nzavuga ineza y'Imana ikibyimbye kimeneke, nzavuga Yesu neza, nzavuga abashumba banjye neza, nzubaha abashumba Imana yahamagaye. Imana irakora, Imana iravuga bikaba, ni Imana ikiza umwaku, ni Imana ikiza umwaku, Imana itwambika neza, Imana yaturinze kurwara bwaki, narambara agasimberwe ariko nsigaye nambara n'umwenda w'ibihumbi 10 nkaberwa kubera Imana. Ntabwo tuza kuvaho, oya tuzigumanira, haba muri ubu buzima ndetse no mu buri imbere. Curanga umva, abatabizi baravuga akaruha, kuva aho tukajya hehe, ariyo ufite amagambo meza y'ubugingo. Tela aseko traiveni sili ne Prophesy. ribanga kubakijijwe, haribanga kuri bo tukubona bagenda, nubwo ubona baruha ariko bazaruka ageze mu ijuru. Umva, baragenda nk'abandi bose, barambara bibagoye, iyo banyuze mu mashamba amahwa bica nk'abandi, ariko ntabwo ari gusa kuko bo bafite ibanga. Umva, intambara ziteye isi bazirwana nk'abandi bose, ibyorezo biteye isi abugabo bibageraho, ariko ntabwo ari gusa kuko bo bafite ibanga. Murekeraho munyemerere dusome ijambo ry'Imana. Nabakunze, nzakomeza kugaruka. Gukorera Imana nta gihombo. Gukorera Imana, twebwe na nyuma y'ubu buzima dufite ubundi buzima. Iby'Imana bitangira ubona nta shusho, ariko bigenda bigaragaza ishusho. Iby'Imana bitangira ubona bigenda gake, ariko birangira bigize imbaraga. Bya Satani bitangira ubona bishashagirana, bikarangira vuba, ariko mureke mbabwire twahisemo neza, twahisemo neza.
nzakorera Imana. Ntabwo Imana izicuza kuba yarangiza uyu nguyu ndiwe. Abayivuga nabi bayibeshera, mubagira inama barekeraho. Imana yanjye nzayivuga neza. Imana yo mu ijuru iha umuntu agaciro. Navuye mu ishuri ndi muto, tuba mu buzima bugoranye, Imana ikambwira ngo nzakugirira neza. Imana ikambwira ngo izina ryawe nzaryamamaza, gashaka inzira bizacamo. Gashaka inzira bizacamo. Imana ikambwira ngo urugo rwawe ruzifuzwa n'uwo ari we wese. Kabona ntaho byaca, kabona inzara iri mu rugo rwanjye. Nabyaye umwana wa mbere mbura icyo mwambika, mwana wa mbere mbura icyo mwambika. Musaza wanjye dukurikirana araza nsanga mu bitaro, ajya mu isoko ajya kugura imyenda y'umwana. Byaye umwana wa kabiri witwa Baraka, mubyara bambaze, baduca 8,000, umutwara arayabura. Arambwira ngo sheri ndagukunda ariko nta mafaranga nabona yo kukwishurira. Twigira inama yo gutoroka ibitaro. Toroka ibitaro mfite igisebe, bakazaja banyomora bakoresheje ubuki. Nabuze 8,000, ariko uyu munsi uwo mwana ari kwiga mu kigo cyiza. Nanjye mpamagarwa mu nama z'ababyeyi, kagenda abana bari kumbwira bati mama uzaze kuducura n'imodoka. Abandi bana bamenye ko mama yakoreye Imana. Ntabwo uzavuga Imana nabi ngo nkwemerere, ni Imana ishobora byose. Imana irahambaye. Gasanga abantu bari kuvuga ngo kugira ngo nkundwe ngo ni imiti. No, ndi mu isezerano, ndi mu isezerano. Nta muti wabona waguha agaciro ko guhagarara imbere y'abantu nk'abo. Ntawo. Kukwirirwa bareba kuri YouTube ugasanga abakameramani baje ari benshi. Imana yabimbwiye kera, ntambwira ngo izina ryawe kurivuga rizaje ryumvwa cyane. Nareba nkabona sinize, ariko ni Imana, ni Imana, ni Imana. Wowe wari uri kurira, wowe wari uri kubona ko birangiye, wowe ideni ryabujije amahoro, wowe bari gusohora mu nzu, wowe uryamye ukabura amahoro ufite umugabo. Akira ubuhanuzi buvuze ngo ku Mana biraca. Abantu ninzakorera Imana, Satani nashaka yiyahure. Mana ndayikunda, nzayikomeza kuyikorera. Imana igufata baragutaye. Ubuyongezi wacu ku itorero no kuri Pasika niyo nzateranira. Ngira ibyumweru 2 byo guteranira, ahandi ibindi byumweru 2 mba ndi iwacu ku itorero. Iyo mpageze abantu twajyanye baramwe, hano niho uvuka? Nti niho mvuka. Na mama aramura ati ni wowe? Akajera nkora wate, kandi ninjye bucuriwe, ninjye bucuri wacu, ninjye bucura n'umugabo wanjye ni bucura. Ariko ubu ni twebwe bakuru b'umuryango. Turi abakuru b'umuryango kandi turi ba bucura. Rimuri twebwe ikibi tubwira, imirimo yose igenda ikora, abayivugana bibayibeshera, mubagira inama barekeraho.
mwemera tuze muducumbikire. Ba Mariya bati dushingiye ko wavuze ko ari wowe mutsima, ntabwo twasonza turi kumwe nawe. Yesu ati abantu 12 bose 13 ba Marita bati dushingiye ko wavuze ko ari wowe mazi amara inyota. Barimo bati Yesu niwe nishemo yambere y'ubuhungiro. Avuga ati watwemerera. Yesu ati ntabwo mwanshaka ngo mumbure, ahubwo muhogi tugende. Bagerana iwabo. Lazaro ati nshingiye ko numvise ko uri umwami w'abami, nimutse ku buriri buryameho. Ba Marita batudukeya turadusangira nawe. Bahita bavanga umutungo na Yesu. Reba hano nguhanurire, ntacu uzaba waravanze umutungo na Yesu. Byawe ndibizatezwa cyamunara. Iyo karitsi y'Imana izayiguhera mu icubahi. Bazashaka kukuroga basange Yesu aryamye ku gitanda. Nibohereza amahembe azarwana nayo weho wasinziri. Korera uwo muri kumwe mu kiganza umumbwire ngo tahana Yesu mu rugo. Iyo bakuroze uburoza abuhindura ifumbire. Ndafashijwe. Iyo bakuroze uburoza buhindura mayoneze ugahita ubyibuha. Korera mugenzi wo mu kiganza umumbwire ngo Yesu yahageze nta kibazo. Ntabwo usonza muri kumwe, ugira depo, kuko Yesu akozwe muri depo. Ni depo. Haleluya. Ni ugaburira imfubyi zigahaga. Ndafashijwe sinzakuvaho mwami. Ni uduhera amahoro abantu babonye ko tutazayabona. Ni uha umuntu gusinzira nta dodoma aryamyeho. Haleluya. Aba Marita birahinduka, bavanga umutungo na Yesu. Bakabwira Yesu bati ushaka kurya iki? Yesu ati muteka ubugari. Ako kanya bukaba burabonetse. Ba Marita batarika bagutera amabuye barayobye. Ubu koko baguhora iki? Watoraguye abantu bakura mu ntara bazana mu mugi. Ntiwigeze wabwira ngo nyogokuru yaguye ku gasi nawe uzahagwa, ahubwo wafashe imivumo bari barabavumye urangije urayijugunya ubaha umugisha. Ndafashijwe. Ufata ayo babavuzeho yatesha agaciro, ushigikira ibyo bavuzeho. Ako kanya amateka arahinduka. Ba Marita bati koko aba bantu bazi kureba kure. Yesu abana nabo, yemera kuza mu buzima bwabo. Ni umugabo mwiza, haca bugufi bakajya baganira, ariko akabizirikana. Arazirikana Yesu, mazi bamuhaye agakara bakayazirikana. Hanyuma aravuga ngo nshingiye ko i Betaniya hari abantu banteye amabuye, kwiye kuba ngiye nkazagaruka bazi ko ndi umwami. Yesu abwira aba Marita ati mbaye ngiye, reba hano. Ariko Yesu ntabwo yemera gusuzugurwa. Avuga ati mwebwe mwaranyemeye, ndashaka kuzagaruka bose banyemera. Ahita avuga ati bayi, ariko atunga telekomande kuri Lazaro. Lazaro ako kanya ararwara. Reka nkubwire, ikigeragezo utagizemo uruhare kizarangira udasebye. Ikigeragezo utagizemo uruhare kirangira ugifite agaciro. Muranyumvise? Lazaro yasaga ngo kugira ngo nzagaruke kansige nteje ikibazo uwo nkunda,
kuko nzanakimukiza. Ikibazo cyawe nicyo kizanye Yesu. Byabaye abizi, niwe wabigizemo uruhare, ni nawe uzabirangiza. Ikimenyetso cy'uko abizi nuko bitarakwica. Abantu uko batanyumvise ndabagira nte, ikimenyetso cy'uko ibibazo byawe Yesu abizi nuko kitarakwica. Arangije aragiye, Lazaro baratatsa ati ko ndi kumva ndwaye. Bashiki be bati ko Yesu ari hano utarwaye. Lazaro ati si warwara uri kumwe n'ukiza indwara? Ndwaye nyine kubera ko agiye. Babona ararembye. Bashiki be bati nta mpamvu yo kwiheba, twavanze na Yesu umutungo. Urumva icyiza cyo kubana na Yesu? Iyo ugize ikibazo aho guhamagara abantu, hamagara Yesu. Abaturanyi bati muze tumujane kwa muganga. Bashiki be bati umugabo twacumbikiye afite ubuzima bwa Lazaro bwa none n'ubw'ejo hazaza. Bati mwaze tukamujana kuri centre de santé. Bati mwe mwitonze, tubanze dutume ku nshuti yacu twasangiye twasasiye, ariko Mana ufite ingingo izatuma urengerwa. Kuba warafashe Yesu ukamuha agaciro, abandi baramwambuye agaciro. Bashiki babafashe intumwa batumva, we genda utubwirire Yesu ngo ukunda ararwaye. Uwukunda ugize ute? Uwukunda. Iyo wavanze na Yesu umutungo, uba ufite ingingo ikurengera. Igihe abandi babuze icyo bavuga, wowe uba ufite ingingo. Ati genda we umutubwire ngo ukunda ararwaye. Intumwa iragenda iti ye rekera ibyo uri gukora. Bashiki barasaba baravuze ngo ukunda ararwaye. Yesu ahita abasubiza ijambo riryoshe, avuga ngo iyo ndwara si yo kumwica, kubera ko yarazi ibyo yakoze. Korera mugenzi wa mu kiganza umumbwirire ngo ikigeragezo cyose utagizemo uruhare kizarangira. Yesu abwira intumwa ngo iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo ni ukugira ngo imirimo yanjye yerekanirwe. Mwanyumvise? Mujye musoma Bibiliya. Imirimo yanjye yerekanirwe, byakozwe abizi. Intumwa irasa gira abamarita ati umva we Yesu aravuze rero ngo iyo ndwara si yo kumwica. Abamarita bati ntitwabivuze. Rata nibyo. Babona Yesu Lazaro ararembye. Bati sinone ko igiye kumwica. Abantu bati rero tumuhekere ku bitaro. Barajanye bagejeje ku bitaro, muganga barasohotse ati abari kumwe na Lazaro bari he? Abantu bati buragiye kudusaba mituweli kandi ntayo twatanze. Muganga ati ntabwo ari bya mituweli, ndabamenyesha ko Lazaro birangiye. Abaturanyi bativuze. Muganga ati mbabwiye ko birangiye, muze mu mutegure mushire muri moruge. Bashiki be bati mugareba neza ashobora kuba ari muri koma, kuko Yesu yavuze ngiye kuguhanurira ubuhanuzi bukomeye. Kuba Imana yaravuganye nawe ntibivuze kutageragezwa. Icyiza cyo kuvugana n'Imana, twe no ku munsi mubi turakomera. Kanongere mpanure, Imana idukiza ibitwica, igasigaza ibituma dusenga. Abaturanyi bati ntitwabivuze. Cyagiye mumukuye mu giterane ko yaje ari kwirukanka ngo aje kurya ubugari. None dore birarangiye. Bashiki be batari ko mwebwe nubundi mwabaye mu bamuteye amabuye, twebwe imirimo ye turayizi. Abaturanyi bati none ubundi birangiye. Bamarita bati nubwo yabapfuye turabizi ko Yesu ari ufite ubuzima bw'ejo hazaza. Haleluya. Lazaro umunsi wa mbere muri moruge, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, bagiye gushingura ku munsi wa kane. Abaturanyi bati niko muracategereje Yesu? Bamarita batari ko ntitwamurenganya kuko hari n'ibindi yakoze. Uzakubwira ngo kutari waje mu nzu yawe, uzamubwira ngo no kuba ngihumeka ni ikimenyetso cy'uko nzaba mu nzu yanjye. Haleluya.
nakubwira ngo kutari wagura imodoka uzamubwira ngo kuba amaguru yanjye akiri mazima tari mu igare ry'ibirema ni ikimenyetso cy'uko n'imodoka nzayigendamo. Jya ufata ibyo Imana yakoze ubigereke ku byo itari yakora, uzajya urasanga ibyo yakoze biremereye kuruta ibyo itari yakora. Muracyari hano cyangwa mwatashe? Minota yanjye ndi kuyijera. Hanyuma baragiye bajya mu rugo barashinguye. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri. Ubundi abahanga bavuga ko Yesu yaje Lazaro amaze iminsi 8. Kubera iki? Umuco w'Abayisiraheli igihe cyose umuntu yabaga apfuye ntabwo bahitaga bashingura, bategerezaga iminsi 3 bakamushingura ku munsi wa 4. Hanyuma rero iyo minsi yo gutegereza ngo abe ari muri moruge irarangira barashingura. Yesu ntiyanaza. Reka nguhanurire nkubwire ngo nubwo utamurebesha aya maso y'umubiri ariko arahari. Muranyumvise ra? Amaso yawe ashobora kuba atari kumureba ariko mu buryo bw'umwuka ari kumwe natwe. Zabana natwe yarabitwemereye, ari kumwe natwe ntidukwiriye kwiheba. Murekeraho mirimo yawe Mana, uririmbe ibyo ukora byose Mana, nabyo birahebuje. imirimo yawe Mana Yose irahebuje. ibyo kudutera Mana ukora Tuguhimba, tuvuge ibitangaza, imirimo wakoze. hanyuma bari gusoza ikiriyo. Yesu abwira abigishwa ati tuje Betaniya. Abigishwa bati kwa Jina. Bagutumye hora zarakirwaye ntiwajyayo, arapfa ntitwabatabaye, ubu tugende. Bari gusoza ikiriyo. Yesu ati tugende. Ndanezerewe kuba ntari mpari kugira ngo namwe munyizere. Nubwo yabanaga nabo ntibamwi. Muza tugende. Atariko rero Yesu amambere bahashatse kwa guterera amabuye. Utigeze uvuga ngo umuntu ntarapfa, none warabivuze anarapfa, uba amabuye turayakira. Yesu ati mureke mbabwire, umunsi ugira amasaha ngahe. Ugenda ari ku manywa ntabwo asinzira, ntasitara, ariko ugenda nijoro arasitara. Muze tugende. Hanyuma Yesu n'abigishwa be baraje bahingutse. Abari mu kiriyo bati barani bande? Batuzi ko ari wa mubeshi Marita